Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe, maze ibiganiro bizubibo. Umutekano w'abana ku muhanda inshingano ya buri mubyeyi. Nshuti bakunzi bacu, by'umwihariko abakunda abana, uburezi n'uburere bwabo, turabasuhuza twizera ko muri amahoro. Abo biba bitameze neza no kwihangana mugatwaza, ntabwo biba byoroshye. Muri iyi minsi y'itangira ry'amashuri twifuje ko twaganira ku mutekano w'abana bajya cyangwa bava ku mashuri, cyane cyane abiga bataha buri munsi. Turabatumiye rero muze tuganire, mukurikire neza iki kiganiro kuva ku ntango kugera ku musozo, kugira ngo mukuremo amasomo n'ibitekerezo by'uko abana bacu bagomba kwitabwaho. Ibitekerezo byanyu turabitegerereza ahagenewe kujya comments. Buri munsi mu mihanda yacu abana baragenda bajya ku mashuri, bamwe bagenda bishimye batitaye ku kaga kabari imbere, abandi batwarwa n'abantu babakunda, ariko rimwe na rimwe wakwitegereza ugasanga harimo uburangare. Ese wigeze utekereza ko impanuka imwe gusa ishobora guhindura ubuzima bw'umuryango wose? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuri kudakunze kuvugwa, ukuri k'umutekano w'abana ku muhanda n'uruhare rwa buri wese, cyane cyane ababyeyi. Impanuka zo mu muhanda ni zimwe mu mpamvu zikomeye zitera urupfu n'ibikomere ku bana ndetse no ku miryango baba basize. Abana ntibazi gutandukanya neza ibyago, bashobora kwiruka batabanje kureba, ntibashobora kugenzura umutekano nk'abantu bakuru. Ikindi kandi nta mategeko y'umuhanda bazi. Hari ubutumwa rero dushobora gutanga nk'uburezi Official TV. Ubutumwa bwa mbere ni uko abana bakeneye kuyoborwa, si ukwiyizera gusa. Umwana iyo yiruka mu muhanda umubyeyi ari kure ye, usanga akenshi biteye impungenge, kandi hari ababyeyi bameze gutyo usanga ari indangare, rimwe na rimwe barangariye mu matelefone, bagenda biganirira n'abandi cyangwa se bari kuri za WhatsApp. Iri ni rimwe mu makosa akunze kugaragara, umwana agahabwa ubwisanzure burenze ubushobozi bwe. Ibyago ni uko hashobora kwinjira mu muhanda hatabizi, imodoka ntimubone hakiri kare. Umubyeyi n'umwana bashobora kugendana rwose, ariko ugasanga nta kureba kure k'uwo mubyeyi kurimo. Rimwe na rimwe ugasanga umwana niwe uherera ku gice kireba ku muhanda cyangwa se cyegereye umuhanda, ku buryo igihe icyo ari cyo cyose imodokari ishobora kuza ikamumushikuza. Rimwe na rimwe kubana n'umwana ntibihagije, iyo utamwitayeho bihagije hakomeza kuba mu kaga. Turagira ngo rero mukurikire neza hamwe mu mashusho ari muri iyi video, murabonamo uburyo bwiza bwo gufata umwana ikiganza, kumwereka aho agomba kunyura no kumwigisha umutekano we. Wowe mubyeyi cyangwa umuntu mukuru uri kumwe n'umwana mu muhanda, bari wowe uherera ahagana ku muhanda kugira ngo ataza kukwiyaka akaba yakwinjiramo, cyangwa hakaba hari ikindi cyamuhutaza. Iyi ni modeli nziza yo guherekeza umwana. Umwana si we urinda ubuzima bwe gusa, ni wowe mubyeyi ubifite mu nshingano. Mu byo ababyeyi bagomba gukora harimo gufata abana ikiganza hafi y'umuhanda, cyane cyane igihe bari mu muhanda bagenda. Hari kandi kubigisha amategeko y'ibanze, byaba na ngombwa ari umwana usobanukiwe ukagira ibyo umubwira ku bijyanye n'amategeko y'umuhanda. Hari nanone kutabareka ngo bagende bonyine mu muhanda munini. Hari kandi kubereka uburyo bwo kwambuka neza umuhanda. Uburangare ni umwanzi utagaragara ariko wica. Ibyago by'uburangare akenshi bituruka ku gukoresha telefone uri kumwe n'umwana. Hari kureba ibijyanye na social media nka YouTube, TikTok, cyangwa se ukarangazwa na WhatsApp. Hari nanone guhamagara utitaye ku muhanda cyangwa se ku mwana muri kumwe. Amasegonda make gusa hashobora guteza impanuka. Muri iki gihe hari ababyeyi benshi bohereza abakozi gufata abana ku mashuri.
Hari icyitonderwa rero tugomba kuzirikana cyane cyane nk'ababyeyi bohereza abana ku mashuri. Abakozi nabo bagomba kwigishwa, ntibagomba gukoresha telefone mu gihe bari kumwe n'abana. Bagomba gufata abana mu kiganza no kubagenzura neza. Inshingano ntizirangirira ku babyeyi gusa, zirakomeza ndetse no ku bandi bantu bashobora kwita ku mwana nk'abakozi n'abandi. Aha rero murumva yuko uwo umubyeyi yizeye nk'umukozi cyangwa se umuvandimwe w'umwana cyangwa undi muntu bafitanye isano ngo ajye kumuzana ku ishuri cyangwa se amujyane ku ishuri, akwiye kwirinda ibijyanye n'uburangare bwose mpaka agejeje umwana ku ishuri cyangwa se mu rugo. Umutekano w'umwana si impanuka, ni icyemezo kirebana no gushyira hasi telefone, ni icyemezo cyo gufata umwana mu kiganza, ni icyemezo cyo kwitondera buri segonda. Isomo twafatira aha ndetse n'ubutumwa ku babyeyi ni ubujyanye no kumenya ko abana badashoboye kwirinda ubwabo. Mujye mwibutsa n'abakozi banyu birinde ndetse barinde n'abana. Ubutumwa ku bana ni uko batagomba kwiruka ku muhanda. Itegereze neza imbere yawe mbere y'uko wambuka umuhanda. Gumana n'umubyeyi cyangwa undi muntu ugutwaye cyangwa se umuntu mukuru ubona ukuri iruhande. Ibigo by'amashuri aho abanyeshuri biga bataha buri munsi ni uko bagomba gushaka umukozi wita by'umwihariko kuri buri gahunda, cyane cyane gahunda zo kwambutsa abana mu muhanda. Aha ndavuga nko ku mashuri aturiye imihanda minini. Aho bishoboka ibi bigo bikwiye kugira school bus cyangwa se imodoka zitwara abanyeshuri, hanyuma bikazajya bifata akanya bikanaganiriza abana kuri gahunda z'uko bagomba kwitwara mu muhanda. Tugana ku musozo, twababwira ko ejo atari ahacu. Ubuzima bw'umwana wawe butangirira ku mwanzuro ufata uyu munsi. Mwakoze cyane rero kudukurikira. Turifuza ibitekerezo byanyu ahagenewe kujya commentaire. Turifuza ko mukomeza kugira ibihe byiza. Mwari kumwe na Fidèle de Jésus. Iyi ni Uburezi Official TV. Turabakunda cyane. Ciao ciao.